naho waba ukuramo icyubahiro, naho waba ukuramo inyungu, naho ari wo waba uguha amahoro, ntago wemerewe kuba mu muhamagaro utari uwawe. Kuba mu muhamagaro utari uwawe uba umeze nko kujya ahantu mu kigo runaka ukajya guhembesha ku kwezi kandi batahakuzi, utanditse mu bakozi baho. Haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabasuhuje mwebwe mukurikiranye mama Charlene official, aho mudukurikirana muri hose. Imana y'amahoro ibishimire. Abakurikirana ijambo ry'Imana, impuguro, abakurikirana ubutumwa ndetse mugakurikirana na filme n'ibindi byose biza kuri mama Charlene, turabashuhuje muri uyu mwanya. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza. Imana ikomeze kubarindana n'imiryango yanyu, mukomeze muhirwe muri byose kandi ukuboko kwisumba byose gukomeze kuba hafi yanyu. Muri uyu mwanya rero nkuko bisanzwe mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana, n'ubundi tugiye kubagezaho ubutumwa. Nababwiye ko mfite ubutumwa bwishi nzagenda mbanyuriramo nkababwira ku ma episode uko muzajya mugenda mubukurikirana. Uyu munsi ndashaka kubagezaho ubutumwa bwitwa ngo korera Imana, ubutumwa bwo gukorera Imana. Suzuma umuhamagaro wawe uwurinde kandi ukore. Suzuma umuhamagaro uwurinde kandi ukore. Reka turebe ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 12 umurongo wa 26. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Amen. Gukorera Imana. Suzuma umuhamagaro wawe uwurinde kandi unakore. Imana nishimwe. Umuntu nankorera ankurikire, kuko umuntu nankorera data azagira gute? Azamuha icyubahiro. Bishatse kuvuga ngo ibintu tujye gutekenika byose, ibintu abantu bajye gutekenika ku manywa na ninjoro, n'inzira banyuramo bashaka icyubahiro n'ibindi, gukorera Imana byonyine nk'uko ibishaka harimo icyubahiro. Imana nitugirire neza. Ubu butumwa ndashaka kuvuga nk'ibyiciro wenda bigeze muri 3. Suzuma umuhamagaro wawe uwurinde kandi ukore. Gusuzuma umuhamagaro ni iki? Gusuzuma umuhamagaro ni ukureba nimba umuhamagaro urimo ari Imana yawugushyizemo. Imana yambwiye ibintu bikomeye ku muhamagaro. Imbwira ukuntu abantu benshi bari mu mihamagaro itari yabo, kandi nimba hari abantu barushya banagoye ni ukubana n'umunyamuhamagaro wowe utari umunyamuhamagaro, muhora mugongana. Kandi gukora ibintu udafitiye umuhamagaro bihora bikuvuna. Suzuma umuhamagaro wawe uwurinde kandi ukore. Mbere yuko uba umuvugabutumwa, banza urebe nimba ari Imana yaguhamagariye. Mbere yuko uba umuhanuzi, banza urebe nimba koko Imana ariyo yaguhaye iyo mpano y'ubuhanuzi. Mbere yuko witwa umunyamasengesho, banza urebe nimba ari wo muhamagaro. Mbere yuko witwa ngo uri umupasiteri, reba nimba ari wo muhamagaro. Reba nimba warahamagariwe kuba umuririmbyi. Reba nimba ari umuhamagaro wawe ari ubushumba. Reba nimba umuhamagaro wawe ari ubwarimu. Reba umuhamagaro wawe urimo nimba koko ari urimo. Imihamagaro ni myinshi, ariko banza urebe mbere umuhamagaro, urebe nimba umuhamagaro wawe nicyo cyambere banza uwusuzume. Imana imbwira gusuzuma imihamagaro, yambwiye ko ngo abantu benshi bari mu mihamagaro itari yabo. Reka nkubwire, mwari muzi ko hari abantu bazapfa Imana yareba igasanga ntibigeze bayikorera na rimwe? Kubera iki? Bataye imirima yabo bajya guhinga mu kw'abandi. Bataye amasuka yabo bagombaga guhingisha, barangije bajya gufata mbese no kujya guha abantu imibyizi. Aha hantu muhitondere. Ese koko uri umuvugabutumwa n'Imana yaguhamagaye? Umuhamagaro ufite koko ni umuhamagaro Imana yaguhaye?
naho waba ukuramo icyubahiro, naho waba ukuramo inyungu, naho ari wowe waba uguha amahoro, ntago wemerewe kuba mu muhamagaro utari uwawe. Kuba mu muhamagaro utari uwawe uba umeze nko kujya ahantu mu kigo runaka ukajya guhembesha ku kwezi kandi batahakuzi, utanditse mu bakozi baho, nta kontara wasinye. Ese umushahara wawe wasohoka kandi utarahawe akazi, wajya guhembeshaho utigeze bakwangaja? Dufite abantu benshi babwira Imana ngo turagukorera, bakanayishyuza kandi Imana itarigeze ibona na rimwe mwarakoze, kubera ko mwataye imihamagaro yanyu. Umuntu aba mu muhamagaro yahahurira n'intambara akigira mu byoroshye. Umuntu akaba mu muhamagaro yahahurira n'ibigerageza akishindurira undi muhamagaro. Umuntu aba mu muhamagaro bahamurwanyiriza ati hano ntago akari ko kazi gusa, akihimbire imirimo mu nzu y'Imana. Ariko nje kukubwira ngo uriya muhamagaro wataye uzi ko ari uwawe, hariya niho Imana ikuza, handi ntaho ikuzi, nta naho yakubonye. Icyokora uri guha abandi imibyisi. Banza ubirebe. Imana yambwiye amagambo akomeye ku bantu bari mu mihamagaro itari yabo. Burya mu bakozi Imana ifite utari mu muhamagaro ntago wanditse. Birababaje kumara imyaka 20 ukora, ariko ukora mu muhamagaro utari uwawe. Nge ndashaka mbanze mvuge iki gipande cyonyine, kuko iyi message ari ndende. Ndabanza mvuge ikintu cyo guhamagarwa, uburyo ushobora kureba ko umuhamagaro ari uwawe. Mureke mbabwire, hari ukuntu burya Satani arwanya umuhamagaro, kandi impamvu arwanya umuhamagaro nuko umuhamagaro ari imbehe yawuriraho. Ubundi umuntu uri mu muhamagaro neza bye hita umenya ngo kurya neza ni ibyanjye, kuryama heza, kuba mu nzu nziza, n'imodoka nziza. Uko umukozi bagenda bamuha promotion kora kwitwara neza, n'Imana muri uyu murimo niko bimera. Ejo iraza ikagukubita icyo kurya iti banza wiyondore mwana wanjye, uri mu muhamagaro. Ejo bundi kabigukubise inzu yo kubamo uti ujye urara hawe mwana wanjye, nta muntu ukwishyuza buri kwezi. Ejo bundi kagukubita imodoka nk'ibyo igiye kujya inkubita buri munsi ti enda iyi modoka ujye witwara ujye kunkorera. Umva uko ugenda uzamuka uyikorera neza uko ibishaka, irakuzamura ukazarinda wipfira wigira mu ijuru bikarangira. Nje kukubwira ngo mbere y'uko ukora nawe uri mu muhamagaro, ndakwinginze ngo banze usuzume urebe ko umuhamagaro ari uwawe. Nimba hari ibintu bivuna bibaho, ni ukuba mu muhamagaro utari uwawe. Umunyamuhamagaro ntajya atinya imvura, umunyamuhamagaro ntatinya izuba. Umuntu wahamagawe ntatinya intambara, umuntu wahamagawe ntatinya intambara zo mu murimo, ntago atinya mbutiyaje zo mu murimo. Kandi umuntu wahamagawe akorera Imana nta zindi nyungu. Burya mwagiye mubona abavuga butumwa benshi bagiye baca amafaranga. Hari abavuga butumwa b'abanyamuhamagaro bagenzaga amaguru. Kandi bamubwira bati Imana iguha umugisha nta niripfumuye bamuhaye, agataha n'uwo mugisha yishimye neje akagaruka. Ariko iyo utari umuhamagaro ni imibare. Uza abanyamibare babavuga butumwa batahamagawe, bafite impano yo kubwiriza ariko batahamagawe. Yego, kuko kubwiriza se ibyo ngibyo nta kintu bitwaye, ushaka kubwiriza bigakunda, ariko atari umuhamagaro wawe. Abanyamuhamagaro bararushya, baravuna. Ushaka kumuhamagara uti turagushaka aka kanya, akakubwira ukuntu ananiwe wagombaga kumuteguza. Ariko iyo ari umuhamagaro ukurimo, naho bagukura mu bitotsi uhita ukaraba ukajya mu murimo w'Imana. Abantu benshi rero mwataye imihamagaro yanyu. Umuntu ajya muri korari bamuhagurukira bamurwanya ati ndarengana, reka nigendere njye kuba umunyamasengesho. Kimwe nuko ushaka kuva muri korari uhunze intambara ngo ugiye mu yindi, kandi Imana yaragushakaga muri ya yindi. Ndashaka mbwira abantu b'abanyamihamagaro buri wese akakanya natekereze ku muhamagaro we. Umva niwumva nabishidikanyaho uzasenga Imana yibaze ngo mbese aha niho ushaka, kandi Imana izagusubiza. Nge nifuje kuba umuririmbyi kuva kera kuko mbikunda. Nifuza kuba umuririmbyi ariko nakikabakaba nkumva nta mpano,
nkumva nubwo nkunda kuririmba, nubwo nagira ijwi ryiza bantoje, nubwo nabasha rwose kuba muri korari, ariko nsanga mu mihamagaro mfite wo muri korari ntugirimo. Ubu ndamutse ngiye no muri korari namafite indi misiyo injyanyeyo. Umuhamagaro rero, abantu benshi babaye abapasiteri bari kuba bavuga ubutumwa bisanzwe. Kandi nimwitonde, mureke mbabwire, ibi bintu by'imihamagaro mu byitondere. Umuhamagaro ibundi ni Imana ikureba ikakwihitiramo yonyine bitewe n'iki ishoboye, ikakwihera akazi. Ariko impamvu imihamagaro y'ubu yivanze ndetse iteye n'ubwoba, nuko n'umuntu akureba akavuga ngo shanga ibi bintu wabishobora, akabigushyiramo kandi atari n'Imana yabigushyizemo. Ubu hari abantu bimitswe n'Imana mu mihamagaro, hari n'abimitswe n'abantu. Bakagushyira ku budiyakoni bagutota, bakagushyira ku bwarimu bagutota, bakaguha ibintu byinshi bagutota babigushyizemo ku mpamvu zabo, ariko Imana itabishaka. Ntukemere ko abantu bagushyira mu bintu ujya wemera ko Imana ariyo igushyira mu muhamagaro. Ubu butumwa bwitwa rero ngo suzuma umuhamagaro, banze uwusuzume. Nahangaha turi buganire. Ikindi gice turi buganireho, ndaza kubigisha ikintu bita kurinda umuhamagaro. Kurinda umuhamagaro, ariko banze uwusuzume. Nta muntu ushobora kuba mu kintu kitari cyangwa gikore neza. Kandi burya ahantu hari umuhamagaro n'Imana ibihari. Kandi iyo uri mu muhamagaro utari uwawe ntabwo ushobora gusaba Imana support, nta nkunga wayaka. Urabizi neza ko igihugu iyo cyatanze misiyo gikurikirana n'uwo cyohereje, byanaba ngombwa kikohereza ubufasha kugira ngo wa muntu yubahirize misiyo neza. Niko Imana ijya yohereza support ku bakozi b'Imana yashyize mu mihamagaro. Iyo utari mu muhamagaro nta nkunga ibikugeneye, kuko burya n'igihugu kiba gifite urutonde rw'abasirikare bacyo n'abagiye mu butumwa bw'amahoro, baba bazi, babakurikiranira hafi. Haleluya! Kugira ngo barebe. Hari filime mperutse kureba, bakabaha misiyo, bakagenda babayobora. Ngo aho mugeze ngo ngaba bari imbere nko muri metero zingahe. Haleluya! Abasirikare bagenda babona amakuru babakurikirana. Hagira uraswa bakabona ko yaraswa, hagira ufatwa bakabona ko yafashwe. Byanaba ngombwa bati hakeneye umusada wihuse, bagahita bohereza indege. Kubera iki? Batumwe muri misiyo, igihugu gikomeza kubakurikirana kuko bagiye gukorera igihugu. Ni Imana yacu rero, sifa kwa Mungu. Iyo uri mu muhamagaro uba wemerewe support. Haleluya! Hamwe ugera ngo Mana birakomeye, igahita imanura imbaraga. Mana dore ibitero, ikohereza intwaro. Mana dore bimeze gutya, ikohereza ingabo. Uba ufite support iyo uri mu muhamagaro. Mana ifite inkunga yo guha abantu batari mu muhamagaro? Ntabwo ihari. Kuko buri gisirikare kiba gifite igihugu kibaruyeho. Hari abantu mujya mu mashyamba, twahuye n'intambara zo mu muri. Reka nkubwire, intambara zo mu muhamagaro utari uwawe, intambara zo mu muhamagaro utari uwawe ntabwo ujya uzirwanya ngo uzineshe. Warwanirirwa nande? Iyo uri mu muhamagaro w'Imana uratabaza ikagutabara, urayihamagara ikakumva, uyibwira ikibazo ikagikemura, wayaka ubufasha ikabwohereza. Ariko utari mu muhamagaro w'Imana, utari kuyikorera, nta n'icyo mwaba muvugana, nta kintu waba uyimaze. Niyo mpamvu kutaba mu muhamagaro harimo imvune nyinshi, Ubwo bugomba kumenya ngo nuterwa uzitabara, nuhura n'ikibazo uzakikemurira. Nta support uzaka Imana, nta bufasha, nta nkunga ntayihari. Kubera iki? Ntabwo uri mu muhamagaro. Njyewe ndumva nabwira abantu ngo mbere y'uko ukora, mbere y'uko ugira titire runaka, birashoboka ko abantu babikubonyemo bakwitegereza bakabona yuko wabishobora. Birashoboka ko abantu bakwitegereje bakabona yuko uberewe n'inshingano runaka. Ariko uko abantu bakureba ngo ushoboye ibintu, ntabwo ari ko Imana ikubona ngo urabishoboye. Ureba umuhamagaro wawe nimba atari abantu babigushyizemo. Hari n'abantu bagushyira mu bintu ariko bakoreshejwe n'Imana, aha naho tuhumve. Ariko hari abantu bashyirwa mu bintu bakoreshejwe n'amarangamutima yabo, kandi wagera mu bihe bigukomereye ba bantu ntibabashe kugugira gute, kugufasha urugamba. Mbere y'uko ukora, uhereye nonaha muri mu mirimo myinshi itandukanye, banza urebe ngo mbese aha hantu niho Imana ishaka iri zina nitwa.
neke mbabwire ugasanga abantu ngo naba pasiteri ngo ni Mana yo mu ijuru, Imana iturengere. Ariko reka mbabwire, Imana ijye gutoranya ifite ukuntu itoranya, kandi Imana ijye kuguhitamo ireba ubushobozi, kandi hari ubushobozi Imana ikubonamo abantu ntibabukubonemo, kimwe nuko hari ubwo abantu bakubonamo Imana ntibukubonemo. Igihe cyarageze abantu bose bimanikaho amanyenyeri menshi, umuntu wese yashaka kwitwa pasiteri hakagenda ati ngwino ngire pasiteri rwose, umuntu akakugira pasiteri, bagafata ya mavuta bakayasuka mu ihembe yandi y'intuza yahariye bakayagucurusha umuriraho. Ariko ubanza ureba ayo mavuta koko nimba yaraturutse ku Mana. Tugiye gusenga. Ibyiza ntabwo ari uko ugomba kubaho uko bashaka, ibyiza si uko ugomba gukora uko babishaka, nta nubwo ibyiza ari uko ugomba kubaho uko ubishaka, ahubwo ugomba kubaho mu muhamagaro w'Imana yaguhamagariye. Nicyo gifite umumaro kandi nicyo gifite agaciro. Tugiye gusenga, tugiye guhamagara Imana. Imana ni ikurengere. Kuba mu muhamagaro utari uwawe ni nko kujya guhinga mu murima utari uwawe ukajya kubaha umubyizi. Gusa uhinze mu murima w'abandi wazajya gusarura gute se kandi umurima atari wowe ubaruyeho? Kuba mu muhamagaro utari uwawe ni ukuri, ni nko kuba ahantu nyine ukazajya ujyayo ugiye kubahembesha uti ni mu mpembe kandi batakuzi. Iyi Mana rero ifite urutonde rw'abakozi, ifite amabarurwa yakoze, ifite urutonde rw'abahanuzi, ifite urutonde rw'ibyiciro byose mu muhamagaro yahaye umurimo. Tuvugana ubu ifite urupapuro yanditseho abakozi. Iyo uje guhembesha uti Imana birakomeye, ireba aho yakwanditse ikareba uko wakoze. Tugiye gusenga. Imana ni gutabare, isubiremo, wikomeza kuvunikira ubusa. Uzi kugira ngo uba ufite uburimiro wahinze, watagangaye, wavunitse, wababaye, nugera imbere y'Imana ikubwira ngo ntago wigeze unkorera na rimwe, kandi wowe warakoze imyaka 30. Kugira ngo sizagushyiramo imiyaga ngo kuko wavunitse, waravunitse ari kuvunikira mu kw'abandi. Herega buryo imyaka yawe niyo wihingiye, kandi umurima wizera n'ukwanditseho. Guhingira abandi se ntubyumva nyine, abahingiye abandi ntimubizi. Umuntu ujya kumuhingira nyine, ukaba wamuhingiye yakeza akaba ari usarura. Ubu bamwe mwagiye guha imibyizi abashumba, kandi mwagiye guha imibyizi abadiyakoni, mwabahaye imibyizi. Ariko Imana yakwitegereza isaha n'isaha ikagihora ibona utajya utakora kandi ukora buri munsi. Mugirirwe imbabazi n'Imana. Nubwo butumwa nagira ngo mbagezeho, ikindi cyiciro kizakurikiraho ni icyiciro cyo kubabwira ngo rinda umuhamagaro. Urinde, ntago umuhamagaro ukwiye guterera iyo. Ndagushimye ku bwa message uduhaye Mana, ndagushimye ku bw'ubutumwa bwiza ugeze ku bantu ukunda, ndagushimye kuko abantu bawo bita uko bwije nuko bukeye, kandi ububabwira byinshi kugira ngo bamenye iby'ubwere bwawe. Ukunda umwana w'umuntu kuko wamuremye umukunze, kandi wita ku kiremwa muntu kuko wakiremye ugishaka. Ndagushimye rero kubwo kugira neza kwawe gukomeye, kandi ndagushimye ko ufite amahitamo meza kandi mazima, ufite umugambi mwiza ku bantu bawe. Sengeye abadukurikiranye bamaze kumva ubu butumwa, Mana ndabasengeye kugira ngo buri wese amenye umuhamagaro we, kandi udushyigikire muri uyu muhamagaro mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, mukomeze mukore share, mwandike kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo, hanyuma mukomeze gukora subscribe. Imana y'amahoro nibahe umugisha.